Semana asemetse guturabona ntabwo umeze gutungu mani hangane bro kumwika gukora bari kutaga mani Paul none se ko byose ubundi ni nawe wabiteye amwika gutya kubera igikoma umugenga cyakoze cyo nahari wabanyeretse mani kweretse se wowe icyo twari dufitanye kirenze cy'igikoma bro ko cyakimutse nese ubundi ntabwo turi bujye kwa muganga urabona none uri bugumane gutya cyamani ikibazo mfite ntabwo ari iki gisebe ubu ngubu ni inzara nifite kabisa inzara se sintetse nibiza bakoma basuzanye n'umwe nani ntabwo natetse igikoma natetse ibiryo buretse ry'ibiryo ahubwo umva ikintu kigiye gitumye nza hano mwana siko do wongeyeho do pande irinzu wongeyeho gutya ntumubwire ko wongeye iminsi mani cyakoze kibana inyatsingira mana inyatsingira mani kakazi ibi byose ni wowe ngiye gutuma ibi byose ni wowe ngiye se nese ushaka kumbwira gute ko igitekerezo wazanye wari uzi bigiye kuba nyuma yacu nari mbizi se ngendi leta cyangwa ngendi ndi mu jambe ntagiye kundira umwana iminsi 5 yose amufungiranye mu nzara byuko ashatse n'umuranye wowe ubwonko bwawe gutwara mu ntoki uburo mfite iki kubabaje kuba umukobwa yasohotse muri runo ngo yasohotse muri no nzu agahita wongera iyo minsi yose gusohoka mu nzu gusa agahita wongera iyo minsi ngaho ngende mukuzanire none nzakutse n'amaguru ngende mukuzanire jambabarira ndamukina none se nye mwihoreye janvier nayo iminsi 5 uri mu marane by'akazungana ashira mu gaciro mbwira uburyo ngiye kuzajya amagarara nkatora ubusurira kukuntu ari kumukana umwana wanjye ni akose mwana mbamubwire ura mukobwa wivuga ngo gutora ubusurira ntabwo yagiye ari byagiyemo ura mukobwa yaje kureba wowe byabaye ngombwa ko tudahuza nagende babe mucumbikiye hariya kandi wibuke yuko yaba atari bakuzana baratashye ako janvier ubona yoroshye umuntu duhirimbanye hara twese akatugaragura gambwiye biragiye kumukora muri iri joro rya kabiri tekereza irya gatatu reba irya kane iminsi 5 inyanya ese ndiko numva uhangayitse waje tukagenda mukazamurana nayo reka nzajya mbyumvira hano nababajwe n'uburyo ugiye kubaho ubu nabwo yakazirega ubwo n'igiye kuzajya uteka ngakora ibintu none cyo bishatse kumera gutya nabishatse se nyereka ubushobozi bwawe nyine umisiri imbere mbese ubwo ntabwo ugiye kuzajya ubugara musure mu kintu naragusaba ibera ahubwo rambabaje ranyutse ahita mutamika akamambiri ntabyo ngo umuhengura kwacu witsetsanye nibereye mu bintu bikomeye ibyo ugira byose ariko urambwiza uko janvier ukuntu agiye kuzajya sohora ariko se reka mubaze none se ngiye kuko twararanye base mubwire se tuza uramuka twararanye amajoro angahe ngiye kugeza ubona hari ikintu nkorana nawe ntabyirwa n'iki nese ntiyabikwibwiriye janvier se nawe arashaka kumenya ko azamera nkawe azajya areba gutya inomira aho ngaho itoragura nta kibazo inyanya uretse ko nawe wamugani nabikora uranuza titi nawe ni bushari tuvuge ibintu dusubire ibindi kumwihorera umunsi umwe nzamufata mw'iborose wumvishe ndamurwaye asirika bari byo uzanabanza njye ntabwo ari byo mvuga amahari yasuburiwe urabona warya iki ariko titi nane iri kandi nakoze gutya ku mususu yaranyishe yarakoze gutya ku uzi ko utajya uhinduka amahari nese ko mbona uri kuryamye kandi ubona aho hantu hagize wagiye kuzuba nkiyo ujya kuzuba kandi ariko kirimo gutemuka naje kuba nitsingiye hano ngaho kugira ngo ako niwo waneye n'umujinya mwana kandi kazi uko nari siyanga nari mbyana akumwe burundu waragize igitekerezo ukankoza ipasi iyo ugafata ititari munsi warangiza ukagira iyo ugafata nageza kubabarira ariko imana rwose nyine mva mubwire iyo ufata igikombe basi ugasukaho nijoro naryamye ariko apana kuza ngo uterure itari munsi none nimbyuka nsanga n'ikintu kiri cyabyiwe ibaza inzara yano nanunye hano ikanunira muri buno buriri nkaza gufata teremusi niho hanabimenya wamenye n'igihe nayijyaniye mbese ntiwagarutse nijoro ndyamye cyagiye burya nagiye nyijyanye ndetse nyisha muri kino gisimo cyane atari ingeso yakokamye ngahibaze ingeso yanyokamye
avura utaza kuza kandi ugira imikino nese kureba ni ikibazo nese kureba ariko gukora niyo mbabarira byarangiye basi musore nakubabarira ariko ubwo ngubu ndimi deni ndikise kanje kureba bijya mu bashiri mana shaka umubwire yuko iminsi 5 igiye kujya mana byura umukobwa mwihorera nese ngo biratangira gushyirwa mu ntuza ryayo ikirangira ingira ati komera mana wita continuity still running wala kumva se mwana manje gira akantu kagatoki ko utangiye gutegeka se wambwiye byose nkabyihore ko nabyikorera nuko wangize ngwino se ngwino nese nabikora gute meze gute none se ukumbaza nyine binkorera ngomani bro nese ko numva wirakaje kandi nari nkuzanya amakuru ashyushye hano we nta nkuru nziza kuvaho ndakuzi umusuje tuba ko urugendo ari inkuru mbi cyane rwose umeze nk'ubona inkuru mbi zose zo none se iminsi 5 yiteguye gute 5 y'iki 5 igifungo se ngende mu masengesho ndavuga mwana iminsi 5 leta yasohoye kuguma mu rugo ariko uri kwikira kinase ngiye kuza iminsi 5 umunsi wa nyuma n'ejo none se 5 gute kandi umunsi umwe uronja 5 Javi ngo bro ngewe nari ndimo ndabisoma nushaka kumbwira ngiye kuzana phone mbikwereke sibyo ndi kubwira cyawe umuranye mani seri bongeye iminsi 5 yo kugira gute iminsi 5 yaguma mu rugo aca blague bana ariko imikino aho ngaho none se reka nkubaza uko bizibasohora imyanzuro ryari ese nyine urabona basohora imyanzuro ku manywa ubu sinama birangiye aka kanya ako se wagiye kuzana telefone bro nago uko bizigenda naza nkubeshya ikintu nk'icyo ngicyo na bifu ahubwo ngende kwibaza impamvu uri guhimba ibinyamanga sinzi ikintu ugamije umva nkubwire man wabyanga utabyemera wakwikosa iki iminsi 5 ahubwo se ngende ikibazo iminsi ntekereza uriya mwana 5 yose ariko uranakize 5 days mwana reka imikino aho ngaho ese iminsi 5 ko kuri serious mama ni bayishyizeho iminsi 5 20 na zingahe kugeza kuri 30 na zingahe iminsi 5 ifunze ese ko utangiye ukanagura wibutse ifunguro mu mu rugo kandi ikindi arakano impamvu nase nekiza arakano abonye hari yabyabirana mu mwana bite bike nasigaye ikiro kandi uriya mukobwa twazanye ajya nk'imoteri barimo ratunza aho ngaho mwana ntabwo ibyo ngibyo ari byo ari byo ese byaba ari byo ukaba umeze gutyo utuje neze nge bintwaye iki nubwo kintu wenda uriya mutipe namwokeje kandi umukobwa yagiye niwe twe dufite ikibazo ibigenda bifite ndabaneka ibyo ngibyo iminsi 5 ngava mu kintu mbwiza ukuri iminsi 5 koko bashyizeho umva bro Janvier man ngiye tumaze iminsi dusira ntukajya ndakubwiza ukuri neze nakubeshya ngo bimarire 5 days ahubwo nushaka utangira ubimenye 5 yose ubu umwana muzajya murana cyangwa sister wawe titijya muraza muri kano kabati niba ndana mu gipa kazi nabyo bishareka nushaka ureke no kugenda Wanguki kazu? Itanu. Umugore mu nzira mukuru wawe. Enjoy. Ninda ya munza huko. So indaya ni. Wowe na nura mukobwa. Ese wa mwinjira amagambo yawe ntazatuma uzajya uri umuntu ambara nawe ari abantu. Bambwira rero ukuntu iminsi 5 igiye kuyimara uri kumwe nura mukobwa. Iminsi 5 se iminsi 5 wowe mvise. Ubwo se kazungu utakeze ko ari kubwira ibintu atazi. Twebwe iminsi 5 ntituzayimara ubwo tugiye gupfa. Hanyuma se birayi bisigaye urabona uriya mukobwa uburyo ateranya abantu babiri. Urumva? Nyine ubwo ntituzatubura arana wazajya burana tunywa amazi nawe nywa amazi no se byagenda gute. Reka mubwire ntago ngerwa aho uri gutuma kandi nicuza cyatumye mvukana nawe. Kandi nawe uratangiye. Wamwirukanye. Mwirukane se Wori Yesu wishingira ibibazo. Ariko jya ufata nawe jya wishyira mu mwanya w'abandi. Ubuse wagiye nk'ahantu bakakwirukana iki gihe wajya waca. Njese ubwo nabagezeyo gute? None se we niba yarageze hano mwe bishobora kukuba. Ubwo rero kamubwira ikintu kimwe gishoboka. Sibyo? Turamuha uburiri bakazungu bajye bamuha ibiryo. Areba naba nasubira yuzuye we iminsi 5 urumva. Nese ubundi aretse tukamwirukana. Ariko nawe waba urengera. Nde baramuha ikuvurora ryarara hano kazungu we ntiyaraye mu gikoni bamuha ikuvurora ryarara hara kwibaraza. Nyine byibura nawe reka tube tumucumbikiye byibura nk'iminsi 2 uwa gatatu. None harasuragura n'injoro. Gusura we ntusura. Hari umunsi urara udasuze buri gihe nta gusura.
banasuze se nariye ibyo wamaye wagiye kuzagera ibyo twamuhaye aradusuragurira umva reka mubwire si ibyo mubwire kuba ari hano nyine nawe urabizi ni kwa kundi ibintu biza bikakugurira ntabwo umuntu aba yabiteguye nese kuba twamuhaye icumbi bakaba bongeye iminsi 5 njye nabiteguye wigize Yesu ku musaraba ntabwo ari ukujya Yesu ariko dukoresha ikiri dukoresha ikiri ku isi nese kuba nafashije umuntu urumva ari ikibazo ubwo nyine tugiye kureba ukuntu bigiye kugenda muri iminsi 5 n'ibirayi bisigayemo hariya none se reka nkubaze sibyo reka nkubwire nawe uri umuntu mukuru ngambwiye wowe urumva ari nkaho wakora iki njyewe numvaga yuko biri burangire uyu munsi ejo bagahita bafungura agahita ataha nyine tumwirukana nyine se wowe kumwirukana kandi ntabwo akwiye nkubwiye neza utanyumva ubu ntoye ibitosho hano nibwo wanyumva nyine weho nyine ureba ukuntu twabigenza ariko tutamwirukanye ariko n'ubundi ntabe hano wese ubwo urumva we nta kindi kintu wakora ntabe hano ariko ntitumwirukane tubigenze ute nyine nawe mbwira genda ajya gutekerereza iriya bici akusha ko yakize twicaye twamutekerejeho waricaye aradamaraye uri kubyumva mbese ibibazo bye twabigize ibyacu ni ingenzi icyo ndi bukore sibyo ni ingenzi sumbwiye se ngo nshaka icyo ndi bukore ni ingenzi icyo ndi bukore nyine banza umbwiye oya ni njye nkizi nese ugiye gukora iki ni njye nkizi nyine umva banza ariko wumve iki se nyine banza umbwire ikintu ugiye gukora cyangwa urashaka gusubira mu ntambara nawe nawe kimeze ese ni mwana wanda by'ukuntu ujya kwa muganga si kwa muganga kuko nta n'ibiciro umuntu afite mituweli kuba atayikoresha mwana urebye rero ubu ngubu nuko utazi ibibazo mfite ubu none ibyo mwari mwikoreye ku mutwe wanyu byose wabishyize ku wanjye iminsi 5 nawe bigiye kugutera ubwoba amazi iminsi 5 si iminsi 5 wowe n'ingahe ntabwo yabonaniye muri babiri reka twe dufite ikigeragezo ese ubu ngewe urabona kiriya atari ikigeragezo mwana ushamva urifite ntabwo uri nkatwe shama byihorera kuko imana urifite ubuse ngeye iminsi 5 ari nyiteguye ko nzi ko ejo yambaye bazata ese nawe byarangiye avuze ati namwe mwana ibintu byabaye we nawe usura umwana ibintu byoroshye rero nkugira inama ngiye itari n'insenzi rafiki yangu ni ukuri kw'imana kimwe utuntu turaziranye nta nubwo twanabanye nawe usibye ibibazo nyine biba biza mu by'akazungu mananga no kuvugira mu ruhame wifatiraho mwana urabona kugira ngo utabona ko ari umutwaro utabona ko ari ibintu bigukomereye fatiraho wirongorera umwana ngiye mukubise pasi ishyushye nimba nkubeshya ni nk'inkaho nkuhaye icy'umuto ahantu va mu mikino mwana nose urumva agatoro kamwe wakaguha iminsi ngaho yose yanze kari akaboro kamwe k'ijoro rimwe ubundi mugomba agataha none rero bigiye kuri minsi nyine wamubaze nabi uri mu minsi 5 tutaza gutora abantu 3 na 3 nyine urarongora kugira ngo bitabe ibindi bintu wabaze nabi narongora hena tutari muri iyo nzu wabaze nabi nyine ntabwo ari nabi yanze kari akajoro tuti ntabwo ari kubura ukuntu umufuragiza amana akabyumva ariko none rero ibintu bigenze aza kubyumva rero yemera abane namura mu kazi ibyo gutyo n'ubundi none mwabyanga gute uko bigiye kurangira ngiye musoye mana aragaruka we ndetse se wamuzanye agaruka he wamuzanye bane nuko rwambika dore sindakira niwe n'akazungu wakiserereza ndetse ntabwo wamuzanye mana kineye ko kabiri ari uza kubyikemurira hano ubwo azaza bikemure niba uriya mukobwa yaraje gusuranya ese ko jambe ntabwo wibuka ko nambere avugaga ko mushaka yewe mani nabahaye ubufasha nk'umuntu ushaka ko mudahora mu ntambara nzi ko yambaye bazataje nyine zikemure misa ko iminsi 5 n'ibintu birenze oya mani njyewe wapi neza ugiye ko ngiye kwimara ndwaye ko ngiye kwimara ndwaye urwara kwawe n'ususa uburangare bwanyu se mwabitese we n'akazungu usura ubwo bwanyu areka ngiye kwinyarira mbabarira uri kuzana izo ngizo cyo nzi icyo yambaye ibyanga byakunda ngende bwiranje ku buryo ari bugaruke iwanyu mani ntabwo nabasha kumutunga iminsi 5 yose ubundi ni wamuzanye muri saa mujyanaga Titi mani fungu mva mfungu ese muto ndeba ariko kwiyumvira imiziki nka nta kintu bikubwiye ndeba ariko kwiyumvira imiziki nka nta kintu bikubwiye oya sha ntabwo ari kwiyumvira imiziki rwose
ariko ntabwo nabura kugushimira. Nshimira se uranshimira urabona weho ibintu bitakomeye. Yego byakomeye. None se ubwo biragenda gute? Shana nyine mu gitondo nta kibazo mbwira, ntabwo naguteza ibibazo urabizi. Nyine uba ushaka ukuntu ubigenza, niba urasubira kwa bakazungu, niba uragenda gute simbizi. Njye nari nagucumbikira ijoro rimwe none mvuga ngo bongeyeho n'indi minsi 5 kandi iminsi 5 sinzi ko ngiye rwose hano byabasha gukunda. Ndabizi kandi na mushiki wawe ntabwo twashoboka. Ese nyine wabonye ibihanga bibiri mu nkono imwe ntabwo byo byashoboka. Shana ntabwo bishoboka tu. Nyine nawe Ejo mu gitondo ndashaka ukuntu yaraje nyine araye. turaye ariko se ubundi buriya wewe mbere yuko utaha. Ese ubu umuntu noneho ntabwo ugomba kubona yuko ugomba kunshimira. Uraza nyine njya kugenda uraza kumara nimero zawe tuzajya tuvugana. tuzajya tuvugana nyine uyu munsi mukorere inshuti nziza. Inshuti utari no kubinyereka umbwire ko ni inshuti yawe ubwo urumva ibintu byahura. No kugira ngo uhamare iminsi hano no kugira ngo mbe nakwihanganira iyo minsi 5 nuko nawe wabigiramo uruhare kandi ndabona nta ruhare rubigiramo. Erega Janvier nubwo nyine lockdown yafatiye hano ariko ngira nyine iwacu ndahagera, nuko nyine nagize ibibazo lockdown ikafatira hano. Niba udashaka kugira uruhare mu kuba waguma ahangaha muri iyi minsi 5 bongeyeho nubwo nawe urabyumva ubwo urashaka niba usubira kwa bakazungu niba urushaka ukuntu utaha mu gitondo ubwo birakomeye. Ndashaka ukuntu ntaha pe twakakoze rwose umuntu wangenda ukayigerekaho nagenda hayo waryamye rwose watuje. Ese wowe uragira ngo akora iki? Nyese urabona ngenda uburyame ko yandyamiye mu Murarara none se gendana nawe ntabwo nararana nawe hako ibonyemo iki? titi turaranye wabiki. wowe n'uburyo nyitwayeho kuva wagera muri iki gipangu ubu nibwo wumva ushaka kumvugisha utuje bingana uko. Nese titi uwanyitwayeho neza wowe nyine uko nakwitwara tumvikana kw'abantu. Iyo umuntu ari w'abandi agerageza uburyo bwose yitwara uko abandi babishaka. Ako se wagiye woroshye ko bagira urugo babishaka. Wagiye woroshye. Mbese niba harabaye ikosa ni ngombwa ngo nawe witware gutya. Ubwo se waba umurushije iki? Ngeze hano ndi mu marushanwa. Nasohoka njyana. Niba utari mu marushanwa wajya umenya ko abantu bose ari kimwe. Mbese ubu ngubu ukorana nawe ijoro rimwe cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa n'irya 5 biragutwara iki ko bongeye ahubwo uko nta n'isoni ugira cyangwa 1 2 3 5 ntabwo darana nawe naso cyangwa aho usigaye ugira umutima mubi. Ndabizi tubagira kumera gutyo ubwo turaranye wabiki. Yabiki se usibye kwirata gusa. Urabona uwo mwanya usigaye aho ngaho ari muto ku buryo utakwirwamo n'ukuntu yewe ntabwo ndarana nawe. N'ubundi ntabwo wajyamo ahantu hose uryama ahantu h'igice kubera ukuntu ureshya rero si ikinyarwanda. N'ubundi ni ikinyarwanda ariko nyine ibintu ndi kukubwira ugerageza ubyumve. Ese kuba mwararana amajoro 2 cyangwa 3 byagutwara iki? Ariko ntukirate nese arakurya. Hari indwara arwaye ku buryo ari bikwanduze. Nabibwirwa n'iki? Ntabwo uri kumubona se urabona indwara arwaye. Moto rwose wapi pe ngende no kukubona ikirungurira kikazamuka wapi rwose babarira. None se titi Tete. Oya pe. Ikizi. Shaho usigaye witwara nabi titi. Vuga. nakugize na nyine gituma ubika iyo nzika yose ko ibyo byabaye byose ari ugutumva. Icyambere ejo nimba harya n'ejo bundi twararwanye mvunika ururimi icyo ni kimwe. Uri kumva njye sinacitse igisebe. Hehe akareba ahangaha ntabwo ari uba habaye umukara ninjye nahageze uko nguko. Ese mwagiye mureka kuzana ibintu byashize. Ikindi cya kabiri reba waranyuriye ngo naragumiwe. Waragumiwe bro. N'abasore byuzuye muri Kigali no muri Amerika. Ntabwo ngombaga kuvuga hano ni iwacu sisi. Hano ni iwacu nagombaga kubangamira ukaceceka. Rero izo mpamvu
urumva uyu munsi ntabwo mfite mudu yo kurwana ndakubwira ko neza urasohoka cyangwa gusohoka ako si ubwagireka kubaho wasanga ngiye kurwana urasohoka cyangwa ako usigaye wumva upima ibiro birenga ku buryo abantu bose uzajya wumva ugiye kurwana nabo bumva ibisubizo byose ubifite mu kurwana wowe ntawe ushobora guceceka usigaye warambonye amatwi koko munigisha shawe nzakudunda umunsi umwe munigisha usigaye unsuzugura ntabwo ndi umwicanyi titi ari njye nawe ninde mukuru kera ni wowe wari mukuru ariko nsigaye mbona ibitekerezo byawe n'ubwenge bwawe byarasubiye inyuma none nsigaye nkurusha ubwenge nta kibazo niba undusha ubwenge ninde wishyura ino nzu who supposed kuyishyura se ninde uhaha ntabwo bindeba nanjye nahaha none kuki nsigaye mfata imyanzuro ukayisubiza nk'aho bitakureba wowe nasohoke cyangwa se aze murarane sindabamukoreye umuti mukanya n'ubundi turaranye ntabwo wasinzira wararukaniye nkanuzwa n'iki ahuzwa n'iki se gukanurwa urumva yendaranye n'umuntu ntazi we wasinzira none ninjye ushaka ndarane n'umuntu ntazi none ngaho reka nkwereke ukuntu tubyanze ngwino urara ahangaha nta kibazo yirara hari icyo bitwaye se hagati yanjye na Janvier urarane nawe ngenda akubwiye mureke yiraze uze urare hano ariko uyu mukobwa ashira n'isoni bamubwire bongeyeho iminsi itanu nizere ko iyo minsi itanu utari kuyitekereza mu mutwe wawe ko uzaba ukiri hano ese yahabaye yagutwara iki mani wazajya ureka gutuma nkubahuka wowe nta kibazo ngwino uryame hano njye nubishaka ndanarara nicaye kuri ndi kureba ku gikuta amabica agendana inzembe ubu ngubu wasanga ari burara nanananye nawe yarara n'amatagura ese ryama kamufashe mu isi hano n'ubundi wose ntabwo uri buhuzure uraryama kugeza hano nanjye ndaryama hano hasigaye ryama ndaryama imbere kandi urabizi ko najya ndyama nta kibazo ubundi ese byose shaba wose usigaye ugira umutima mubi urarara se wambaye ikoboyi ibyo se bikureba iki ndayikuramo n'utuzi n'itara gusa urashaka kundunga ko utaryamaze si ubwo busa bwawe se uri kuntera n'umwaka ujya wintera ikibuno reba sha yaribohoye jyama ureba hano kandi unamfumbate ese ndi umugabo wawe uri musaza wanjye nyine uramenye ndakwiyana ese ko wakuyeho umusego uretse shyiraho shaka ese kuri kutureba wowe waryamye siko ufite byamafaranga ngo naribohoye ibohora uryamye utatureba utaza kubyuka ngo murwane gusa ndumva umaze guhaga noneho ikuvuriro ikuyikunda nasi ndashyira ikuvuriro nitoneka imana mbese reka nkubaze ngo noneho urabona ibintu bitameze neza uko twari tumeze mbere ya lockdown niko tumeze ubu ngubu wariye wanyweye wahaze ufite umutuzo muri wowe urishimye turyamiye amasaha ubundi umuntu aryamaga saa 8 ari mu ntambara nubwo ufite igisebe ari kwihangana nanjye sinjye igisebe cyatewe nande ipasi cyangwa ipasi igira amaguru nyine mani ibyo sinagusabye imbabazi ntibyarangiye mani nubwo nakombera ariko barahubwo mufite ntabwo ari ubwina amahe ntabwo ari ubwina uwo si umujinya wa korona ibyo bintu nta nubwo bavuga ngo babitewe na korona uzi ko nk'iki kintu ugiye gukorega hano ngaho bagufunga hagati y'imyaka ntazi nawe utazi neza uburumva ibaho mani nta wamfunga iyi ni ihohoterwa ry'ivanzemo n'ubugome no guhekenya amenyo ibintu byose ibyo tubyorere byarangiye kandi ngewe ikintu nishimiye ni uko uriya mukobwa tuvuyemo hano ubu se naheruka kuryama kuri buno buriri ryari cyangwa uheruka kuharyama ryari ryamanye si wariye se ntiwanyweye ubu ndyamishije umugongo ariko nsanzwe ndyama barangiza ngo watetse ngo twariye ngo twagize iki nese ikibazo kiri he ikibazo kiri he ubu urumva wasanga kandi uhangayitse bitewe n'uriya mukobwa ubu ngubu ko kugira ngo ndyame nsinzire kuko ubu Janvier ibintu ari gukora Mutoni
ntabyo uri gutekerezaho. mbitekereza si biki nashaka umva ubu yadihaguye mana yanjye isaha yavuyemo imisyogoro ntujye uhinduka reka nkubaze ubundi yamubyina hejuru cyangwa yamwiyorosa we bigutwaye iki ako kazi uzi ko iyo rari sherwa ariko sheri wawe ufite ikibazo cyabaye reka lockdown irangire rero kutabona izindi eshanu ariko mu gihe lockdown itararangira none se buno wahaze ubu ngubu ni wasesemwe abyihorera iminsi 5 abyinagira ubizute buri bundikeka ko titi yaba yamukundiye kandi barabantu uzi ko bagira icyumba kimwe titi zo kunasinzira nk'akabwa ntago bize nta mutipe nawe yawe ari nuza narombuka buke sajambi ariko ntabyo yakora ariko zo gukubeshya ntuzajye umwashyutse n'uburyo ugira ngo ntukagire mu gihe n'ahandi ntuzaba ujye gutora ubusuriro mfasha niba na ngombwa ndarantera namvuye ukuntu yaramubabaye ukuntu wabonaga murwanira abanza yamushakaga sicyo kibise cha ariko bani cyambere nuko tukabonye amahoro muherekana nawe ejo tuzaba turi kumukiza yego wataze ni mutoni umukobwa se numva sinjya mukumbura ako mutoni ubundi yaritswemo ibiki se wabi mwaritsemo azura se wumva gushaka kurya ingikisi do yajyabaga aho ngaho nanjye nkagira gutya indya uri gushegera se wayagiye uriya wari uri kumbabaza amana nabonaga uri ibintu uri kwigira wajyaho ntabwo uri umugabo ubu nibwo ndi umugabo manigeze mani ko byarangiye ubu ndi umugabo ntaritsinda nk'umugore uri gushaka ibise ku muhima shimana iyi minsi 5 bongeyeho rwose iyi minsi 5 yongeyeho turayimara umuntu arajya gusohoka yongeye kwiyondora sibyo abandi nabo barajya kuyimara umwe asohokana mu ndi mu nda ariko jambi yagiye kurya neza uko byaro unose ntiwariye undi jya huha aho ugenda ariko iyo ugarutse ukahuhaho hari ibyo umuntu ufataho byihorere cyangwa se tuzagende tumumwambure noneho agaruke oya ntaho twaba tubaze nabi ahubwo azajya nanjye ahondera hariya mbona umutima wahennye wahonda n'iryo bondo ririho igisebe kimeze gutya nanone tuza rero n'ubundi nta gakashe bufite